umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro uko niko nyine turi amahoro tubwira abantu ngo turi mu mahoro kubwo kwizera Kristo turi amahoro amen ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Yes, uko niko ndi rero. Ubwo warumbaje ngo meze ute? Nanjye ndimo ndaririmba iyo ndirimbo mvuga ni ubwo atagipfuye. Nanjye ntago nyipfuye. Urufite ubwo bwo gupfa ariko. Oya, ubwo oya nyine hari igihe umuntu agera mu rugamba urukumva wagera mu rugamba mu runtu nyine rw'urugeragezo akabatira hose noneho uru runtu ruboneho rugwaje ariko noneho warangiza ugahita wumva iyo ndirimbo ugahita wuzuza ukavuga ati ubwo atagipfuye nanjye ntago ngipfuye ariko wabonaga ko ugiye gupfa ariko oya rebo nyine naguye ngo hari igihe hari igihe iyi si ari igihe itibirindukana suruntu koko noneho ariko noneho ugahita uhura na ryajwe ibyigirije ngo bati ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ubwo nyine ngahita numva yuko ubwo atagipfuye ngahita numva yuko yatsinze urugamba nanjye nzarutsinda. Ibyiringiro bikagaruka. Ayo ni mashimwe dufite. Kaze ngo ashimwe Yesu gutanga ibyiringiro ku babibona. Yes. Urumeze neza ndabibona. Yameze neza ngira ngo urimo nabireba ntacyo nashinja. Haba muri Afrika y'Epfo, haba muri Australia, haba muri Amerika ndetse ubwo nshatse kuvuga ibihugu byose kuko hano turi gukurikirwa n'abantu benshi batari bakiye cyane. Yego. Ubwo rero bose aho bari ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umeze ute se? Ameze neza ndi kuririmba yandirimba ivuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Yes, uko niko ndi rero. Ubwo warumbaje ngo meze ute? Nanjye ndimo ndaririmba iyo ndirimbo mvuga ni ubwo atagipfuye nanjye ntago nyipfuye. Urufite ubwo bwo gupfa ariko. Oya, ubwo oya nyine hari igihe umuntu agera mu rugamba urukumva wagera mu rugamba mu runtu nyine rw'urugeragezo akabatira hose noneho uru runtu ruboneho rugwaje ariko noneho warangiza ugahita wumva iyo ndirimbo ugahita wuzuza ukavuga ati ubwo atagipfuye nanjye ntago ngipfuye ariko wabonaga ko ugiye gupfa ariko oya rebo nyine naguye ngo hari igihe hari igihe iyi si ari igihe itibirindukana suruntu koko noneho ariko noneho ugahita uhura na ryajwe ibyigirije ngo bati ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ubwo nyine ngahita numva yuko ubwo atagipfuye ngahita numva yuko yatsinze urugamba nanjye nzarutsinda. Ibyiringiro bikagaruka. Ayo ni mashimwe dufite. Kaze ngo ashimwe Yesu gutanga ibyiringiro ku babibona. Yes. Urumeze neza ndabibona. Yameze neza ngira ngo urimo nabireba ntacyo nashinja Imana rwose. Kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro uko niko nyine turi amahoro. Tubwira abantu ngo turi mu mahoro kubwo kwizera Kristo turi amahoro. Amen. Imana ishimwe cyane
kandi imana ihabwa icyubahiro kandi dushimye imana yuko igushoboje dushimye imana yuko igushoboje kuboneka ntabwo biba byoroshye cyane cyane ko n'isi nayo ibidukeneye bitewe no kugira ngo dushake n'ibyubaka umubiri roho nzima mu muzima cyane rwose byabaye ngombwa ko uyu munsi ngaruka haraciye iminsi itari mikeya ariko ndagarutse. Yego reka tugusane no mbere ko dukomeza ikiganiro cyacu nzaramye imana usenga imana gusenga imana dukomeze kumukajya kutuyobora gusenga nibyo rwose. Mana mu izina rya Yesu uri imana nziza kandi uri rubasha urera urakiranuka uri imana igira neza uri kwizerwa iyo uvuze biraba bategeka bigakomera ibyiringiro by'abera. Data mwiza uri imana yera n'imbere yawe nyaguhora ku ngoma n'imbere yawe ndetse n'imbere n'ubwoko bwawe ariko mbere na mbere ndakwinginze kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare mu mitima y'abantu bamenye yuko uri imana kandi ushobora byose. Rero nyaguhora ku ngoma ngiye gukora ikiganiro ariko ntambutsa n'ibyo wambwiye ariko ndakwinginze kugira ngo ntagire ibyo nongeraho ahubwo mvuga ibyo mvugishijwe nawe. Ngaho rero koza nyaguhora ku ngoma kuko uri imana ifite imbaraga kandi ukaba uri rubasha ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi w'abera. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusenge. Nzaramye mbere yuko nguha umwanya kugira ngo utambutse ubutumwa bwiza Imana yagwaye. Twabonye ufite icupa ngo nimba ari akabiya karimo nimba ari amavuta nimba uje kutwega ko kwidekara kusiga unywa kabiya. Ubu rero iryo cupa ibyo n'ibiki birimo iryo cupa risobanuye iki ko nabyibajije. Ikibazo abantu bashobora gutangira ati na kabyeri ati cyangwa se naka arikeri iri cupa urirebye wabona rimeze nka rikeri ariko handitseho ngo ikira ariko wenda urebeye abantu handitseho brands of refined oil Spanish extra virgin olive amavuta ya olive. Yes na amavuta ya olive amavuta ya olive wenda kubatayazi cyane bayita elayo. Bita elayo aya ni amavuta bitwa elayo rero niyo bakoresha bimika abashumba. Yes elayo mugiye kunyimika amavuta ya elayo akora ibintu bikomeye cyane. Mbese amavuta ya elayo ni ay'agaciro. Tugira ngo wenda tubwire abantu amavuta ya elayo ntabwo ushobora kuyasanga muri butike izo arizo zose. Reka nkureke unakomeze udusobanurire neza ushobora gusanga biri mu cyigisho cyawe cyangwa Imana gutumye ukomereze uko umwuka agiye kuyobora neka rekomeze. Nyine aya mavuta abantu barimo bareba aya mavuta ni ay'igiciro gihenze ni ay'igiciro gikomeye. Nari niba mvuga ngo aya mavuta ntabwo ushobora kuyasanga muri butike izo arizo zose. Aya mavuta ntabwo ushobora kuyasanga muri karitsiye utuyemo. Aya mavuta ni ay'igiciro gikomeye cyane. Aya mavuta ikintu nshatse nayeretsweho ndimo nsenga saa 9 z'ijoro mu masaa 11 naze kwerekwa aya mavuta ngo nyavugeho kandi mvuga ibyayo. Kandi nindangiza kuvuga ibyayo mvuge nagahatse aya mavuta ndetse n'ikintu Imana yabimbwiriye ngo mbivuge. Ati bimeze gute rero? Aya mavuta ya elayo avura indwara zikomeye cyane. Twibutse abantu tubabwire ngo aya mavuta ntago ajya roga. Amavuta roga subundi. Oya tugendane neza. Aya mavuta ntago aroga. Arimo amavuta roga nyine. None se nepo ari ya mavuta asanzwe. Uramutse yanyweye ntiwapfa. None no aya mavuta wayanywa ari mabisi. Ari mabisi. Icya kabiri aya mavuta wayarya ku biryo ari mabisi. Aya mavuta wayisiga ari mabisi. Twibutse abantu tubabwire ngo ku rugamba ba Dawidi barwana intambara iyo bajyaga ku rugamba kubera ko ibi biti byabaga hariya muri Isiraheli
none iyo bajyaga ku rugamba bagakomereka, aya mavuta bashyiraga ku bisebe bagahita bagira gute, bagahita bakira, bagahita bomoka ibisebe byabo. Bivuze iki? Aya mavuta aromora. Bivuze iki? Aya mavuta iyo umuntu yanyweye afite ikibazo cy'uburozi arakira bitewe n'uburyo wayanyweye. Aya mavuta mbese buri akora ahantu hose, buri muri kimwe cyose. Bishatse kuvuga iki? Aya mavuta murimo mureba, aya mavuta ni ay'agaciro gakomeye cyane. Mbese aya mavuta iyi ngiyi ni litiro. Iyo ugiye kuyigura wenda munusa muri butike cyangwa se muri za supermarket, aya mavuta agura 17,000, hari n'agura 20,000, hari n'agura 24,000, hari n'agura 40,000 bitewe n'ahantu wagiye kuyagurira. Bishatse kuvuga iki? Aya mavuta nayo igiciro. Twumvikane, wowe udukurikiye ubanze wumva icyo nshaka kukubwira kuri aya mavuta, banze ubyumve neza. Aya mavuta rero mu masaa 11, bigeze saa 11 za mu gitondo nimo nsenga Imana, nasoje gusenga Imana, nabwirwa ngo mbabwire ngo aya mavuta akora ibintu nk'uko wumva yuko atajya roga, cyangwa se iyo umuntu yanyweye akagera mu buzima bw'umuntu ahindura ibintu bishyashya, cyangwa se akiza indwara zitandukanye mu buzima bw'umuntu, agakira, akamera neza kandi akagubwa neza. Bishatse kuvuga iki nshuti yanjye? Ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ngo iki? Yambwiye ngo Imana cyangwa se Yesu Kristo afite imbaraga zirenze twebwe uko dutekereza, ndetse nuko twumva, n'imbaraga zacu twebwe uko dukora, uko twabitekereza. Aya mavuta nk'uko afite agaciro gakomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kandi tukaba tubwirwa yuko Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Ngo mbabwira yuko Yesu iyo ari mu buzima bw'umuntu, iyo Yesu yinjiye mu buzima bw'umuntu, iyo atambutse arabyumva. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo agenda arabyumva. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, y'indwara imuteye irakira. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, abadayimoni barahunga. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, indwara zari zaraje ziragenda. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, haleluya, ibitavuga Imana bicecekera imbere yiwe, haleluya. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, Mana ushimwe. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, atanga agakiza mu rugo. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, atanga amahoro. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, yishyura amadeni. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, atanga ubugingo buhoraho. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, Mana ushimwe. Aya mavuta nk'uko afite agaciro gakomeye mu buzima bw'umuntu, iyo yayanyweye indwara zirahunga. Ni nako Yesu yari mu buzima bw'umuntu, imbaraga z'umwijima zigenda. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, ratereka nkubwire ngo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo atambutse muri karitsiye biragaragara. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, yo haleluya, haleluya, yageze muri karitsiye biramenyekana ko yagezemo. Yesu ari mu buzima bw'umuntu, iyo ari muri karitsiye akoreramo akazi, bamenya yuko ubuzima bwe buri ku ubuzima bw'Imana buri ku buzima bwe. Iyo Yesu ari mu buzima bw'umuntu, yo haleluya, gushaka biremera nshuti yanjye. Iyo Yesu ari mu buzima bwawe, Mana ishimwe. Iyo Yesu ari mu buzima bwawe biramenyekana, haleluya. Yesu yambwiye nkubwire ngo ubwo Yesu ari mu buzima bwawe, were gutinya ikibi cyose, kuko Yesu yari mu buzima bwawe. Nta guhangayika, nta guhura n'ibikomeye, nta guhura n'ibigeragezo, nubwo byaza ariko guha imbaraga zo kubigucishamo. Mana ishimwe, Mana himbazwe, Mana ishimwe kandi himbazwe. Reka dusome umurongo muri Bibiliya bigendana, utangariza yuko Imana iri kumwe nawe.
utangarize nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Birakomeye umunsi wa none ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo utangarize nshuti yanjye, nongeye ngaruka kukubwira ngo Imana yambwiye ngo mpumurize abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo. Abantu bababaye ndetse bafite n'ibibazo, babwire ngo Uwiteka murengezi wabo aracyahari. Imana ishimwe. Dusomere, haleluya, dusomere umurongo waho, Timoteyo wa 2 umurongo waho wa 4 ibice 15, umurongo wa ibice 10, ibice 4 umurongo waho wa 16. Tumve icyo Imana ivugana namwe. Ibice 4:16 harabuze ngo yego, mwiburana ryanjye rya mbere, mwiburana ryanjye rya mbere, tugendane mwene data, nta wampagarikiye. mwiburana rya mbere nta wigeze umpagarikira, ahubwo bose barampanye. mwiburana ryawe nshuti yawe, reka nkutangarize, mwiburana ryawe nta muntu wigeze uguhagarikira. Mu bibazo wahuye nabyo nta numwe wigeze ukuba hafi. Bose bagize guterata, baraguhanye. Bose baraguhanye. Ongera unsubiriremo. Mwiburana ryanjye rya mbere, yego, nta wampagarikiye. Yego. Ahubwo bose barampanye, ntibikababarweho. Ngo mwiburana ryanjye, haleluya. Noneho ndagira ngo nkubwire ngo mwiburana